amaraso y'umwana wawe. Sheri. Ndetse kumwangura. Basi ndeba nkubwira icyo mushakira. Bibi wambwiye kuko numva afite ibitotsi. Baby come on. Urasinzira n'ubundi ntabwo ndagutindira rwose. Sibyo? Okay. Sheri, niki gitumye nkura mu bitotsi? Siko numva umutwe ugiye kunisha kubera mwanguye. Ndahongeye ikintu gitumye mwangura ko ndaba afite amatsiko. Sheri. Yes, ndakumva. Ndagukunda cyane. Nanjye ndagukunda cyane Kedi, gusa ndumva ufite amatsiko y'ibintu ushaka kumbwira bitumye mwangura muri iri joro. Sheri. Ndakumva. Ndagushaka. Kedi, nanone kandi ese ubwo nta nubwo wangirira impuhwe koko? Mba nabyutse mu gitondo ngenda nkagaruka nijoro naniwe mfite stress zo mu kazi, aho bikwiye kureka nkaryama, sibyo? Please. Ndi umugabo wawe cyangwa buri munsi ngurananiwe. Hanyuma ubona ko n'akazi mfite, ubu nicyo gitumye nzuburitse imbere yawe. Kedi, ntukamutinye mwana wawe, sibyo? Erega ni nka papa wawe, ujye umwisanzuraho umubwire icyo ukeneye, okay? Sinzi. Ariko mama ntabwo wansubije. Harya umbwiye? Nyine nagusabye uruhushya rwo kujya gusura Aroma. Ariko ntabwo wansubije cyangwa ngo umakanire. Oh, harya ngararwaye? Yego mami ararwaye kandi ni mushiti wanjye urabizi. Oh, nta kibazo mama, ujye kumusura, ubundi uzuramushyira iki? Ese ni ngombwa kugira icyo mushyira kandi arwaye? Uri umwana koko, ni ngombwa kugira icyo umushyira kuko nyine urumva niba arwaye aba akeneye umuntu umwitaho, ariko akeneye n'imbuto n'ikintu cyo kurya nyine kugira ngo agire imbaraga, sibyo? Ugurira imbuto mu kabati uze kumushyira nta kibazo, sibyo? Kandi umusohoze. Yego mami. Ngaho ugenda ugira ibyo uba witaho, turasubira mvuye ku kazi. Bye. Bye. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda.
Hano arumasha mu kanya gato ndabavugizeho rwose hangane pe Neze ntabwo wakumva ukuntu nasheze ahubwo reka nitegure mitenza sibyo se kopine wanjye ciao uragiye uretse kugenda sinatinyitse Beira oya ahubwo reka ngende oya ntabwo ugenda byawe ko ndeba uhereye kare uri muri dokima bite byawe wabaye ava hari ibyo ntabwo nakubwiye nawe bikubwiye nuko bahise bamamagara sha nyine nibutsa ntabwo mba mbyibuka neza umva hano mfite raporo noneho bose nazibona sha ndatekereza ari bwishime pe nshime kuko noneho twakoze akazi karenze atanatwongeje abari ndashima kandi wow ndabona ari byiza ariko banza umukire wamwibagiwe nese wagize ngo imvune wahura nayo iyo ari yo yose mu kazi hari icyo yabitwaye bose icy'ingenzi ni uko kampani yiwe abona imuvinga na bizinesi yiwe imvune wahura nayo iyo ari yo yose ntabwo aba yitaye kuko wongeza nyine wowe wibigira fayiti kuko ntabwo biteganya ariko nawe ababona nyine ko tuvunika reka dutegereze tuzareba gusa nyine tugiye no gusezera mu kazi turi gusezera mu kazi wabonye akandi se cyangwa kakunaniye oya none se reka nkubwire ukuntu mbona wowe na bosi murebana buri munsi araza mu kazi girimo adahari akazi ntikakorwa uramutse unagiye twebwe dusigaye sinzi ko twagakora pe kuko ukuntu mbona murebana mbona wagira ngo harimo akantu ava nawe ugiye kumbera nka ba Elena kuko shimye yuko rero atari njyewe bivuze njyenyine kuko nyine mba mbibona pe mba mbibona araza mukarebana mukavugana akaza noneho wibaze ko iyo utaje byibuze n'isaha araza mu kazi girimo ari hehe nyine ukabona amahoro yabuze mu kazi kubera ko udahari ariko nyine ni iby'akazi tu njye nifitiye ibyanjye biba bimpangayikishije ibya bosi namwe byagutuye ni iki gitumye se nyine usezera akazi ava urabizi uri inshuti yanjye ntumbwire ko yaguteye inda uratwite se gusa kedi wawe umuhemukiye pe ndatekereza ibyo bintu utabikora nakubwiye ngo ntabwo nshaka kujya numva ibyo bintu byanyu na ba Elena naho bihuriye n'ibyanjye mwese nyine ni ikihe kibazo urabizi uri inshuti yanjye kandi nta kintu njya nguhisha ariko nyine wumva ngo ugiye gusezera mu kazi kubera ikibazo cy'urugo rwanjye ntabwo bimeze neza ntari akazi umugabo ntabwo ajya bivuga nyine ko mba afite akazi kenshi nyine ni imiserero kuryama nyine ntananiwe kandi ngira ngo nawe urabibona ko mvunika ntananiwe ndyama ushatse kumbwira ko utaha mu kazi ugahita uryama nk'igiti umugabo bakamuburira umwanya avanze ryama pe kuko mba naniwe cyane ariko wamugore uzi ko urinjije akazi wakora kose ntabwo ushobora kuburira umugabo wawe n'umunota n'umwe
icyo ngicyo gishyire no mu mutwe kimenya nese ngiye ntabwo dukorana nese ngiye ko nemera nkigomwa nkemera nkamuhereza n'iminota rega niyo yaba aritana ariko akabona yuko umwitayeho umva njye mba naniwe rwose impita ndyama mba numva stress njye mba numva nakora cyane kurusha uko tuvuga ngo turaryamye njije gusa ubwo ikigiye gukurikiraho azirebera abandi bana bamuha keya neza bazajya bamuha neza atiriwe yirirwa asaba imbabazi yinginga kandi uzabibona bure tuzababire ariko ibintu mbwiye bishobora kuba ari byo kuko nsigaye nta muri iyi minsi ntabwo ikibimbaza ndaryama nyine nawe akandika ibintu mbwiye bishobora kuba ari byo ubwo nyine yabonye yuko ahora kwinginga akabona yuko nawe nyine utahinduka gusa nyine pereka nkubwire umenye yuko urugo rwawe nirusenyuka niwe uzaba wabigizemo uruhare ko ntushobora kumbwira ko ushobora kubura ubwenge bigeze aho ngaho nzi ubwo urumva nareka akazi umva icyo kintu nkubwiye ugitekerezeho nutamenya ubwenge birakureba umugabo wawe azagusiga yishakira abandi kandi uzabibona sha birangora pe birangora ariko ndagerageza n'ibitekerezo shaka ikindi kintu wakora uhindura ingamba kubera ko n'ibitabije mwese niba musigaye muryama noneho nakwa kukwinginga ntibibeho none no kugukoraho ntagukoreho ubwo uri kumva biri gushya bishyira hehe maybe ko yabonye abandi no ntabwo bizi neza ariko ufite ikintu wahindura ufite guhinduka nyine ukava mu kazi utitaye ngo urananiwe kubera yuko we nyine rega nawe aba afite kwitabwaho uba ufite kugira inshingano zo mu kazi no mu rugo ukagira inshingano zawe nutabigenza gutyo urabeho ntuzandirire pe ava ntabwo nzi ukuntu nzabimanaginga pe ko urabizi hano tuba dufite akazi kenshi nitaye ku bintu byinshi bose bari bumbaze raporo mu gitondo ariko wagiye uri ku bugoryi wa mugore we nese kankubaza njye ntabwo nkora ntabwo dukorana none se ukora wenyine nese uwanjye ngiye ko nkakora ibyo mu kazi nkakora n'ibyo mu rugo nyine ubwo ndazi kubitekerezaho mbihindura ariko bizangora nudahindura ingamba uzarira nk'uruhinja kandi ndabikubwiye ngirimo ndabikubwiye none ntabwo nifuza kubura umugabo wanjye ndamukunda uramukunda ariko nta kintu umumarira none se agutunze nk'ifoto agutunze se nk'iki mu rugo icya mbere nta nubwo uri na vaze irimo ururabo ngo ajye yirirwa kureba ugomba kuva mu kazi ukamenya ko agomba erega nta nubwo ngombwa kumuharira umukozi gusa ngo amenye yuko ari we watetse none se ubaheruka ibiryo byawe ryari ubwo rero nzajya ntange no mu byo guteka mana we ahubwo cyane ufite no kujya uza mu kazi umaze kumukorera ka breakfast ukabona gukomeza mu kazi ukazinduka nyine none se ubwo inshingano zawe nk'umugore mu rugo zaba ari izihe ndumva ari bitoroshye kabisa ubwo bizahitamo gusezera akazi ibyawe ntibyoroshye gusa wabimanaginga ako kazi ukagakora hanyuma n'umugabo wawe ukamwitaho nk'uko nanjye mbigenza kuko nibitaba ibyo nongeye mbigusubiriyemo uzarira agirimo uzarira sina n'ubu ntabwo uraninyuka beyira beyira ndagushimira uburyo witwaye uyu munsi wabikoze neza ntabwo nakekaga ko byagenda kuriya rwose koko se cyane pe murakoze beyira inshwi noneho reka njye kukuzanira ka kantu nakwemereye sibyo eka ndagukunda Mana nyagasani uyu mugabo we si ikigeragezo ariko ntabwo nabibwira nkana ubuse naheraho mbimubwira ntanabitinyuka se yego mama ariko sha uriya mugabo ni mwiza simbeshye kedi ni mwiza rwose ariko noneho mama bimenye yamyica yakica ingegera no sha aruma nyihanganira rwose pe nakwiciye gahunda ndabizi
ariko nimbigusobanurira ndabizi uzabyumva rwose uzumva impamvu yabinteye sha nyihanganira ariko ngubu ubwo ngiye kuza pe mbabarira rwose nsabye imbabazi natinze ihangane shiri ndaba nkugezeho mu kanya ariko se basi wampaye umwanya nanjye Beira nizere ko umuntu mwavuganaga ari wa wundi washakiye kuri telefone yanjye kureba ko kazi Hi. yego sheri Habiri segonda mwese muzi ukuntu niki. sheri uyu munsi twese dufite surprise nziza cyane pe ariko yewe dutunguwe nuko sheri hakiri impano naguteguriye rwose Oh, wow. ariko ndagukunda sheri ntacyo ntabamuzi nakunda cyane pe Okay. Kanara humura neza. cyane rwose nzi ibyo ukunda bijyaho Okay. Nahoze ariko ndumva ntunguye. Ntabwo risanzwe irimo ibintu by'impano n'iki. nyine nicyo bita impano Okay. Okay, Kedi, urakoze cyane. urakoze sheri Beira. Beira? What? Biteze umeze neza ubundi buri kure. meze neza Okay, ngaho ugenze ne kontra yanjye nasize mu cyumba twihuta. Yinzaniye ku kameza mu cyumba. Banguka. Ariko se umugabo wanjye katari asanzwemo ibintu by'indabo none yabitekereje ate? Aha, nibi uko mbitekereza pe bireba ibyuya nibiba amaraso. Ndumva wagira ngo harimo akantu ariko it's okay. Imana ikomeze turengere. Mana we ubuse mama yasanga mwicaye kuko nari buvuga urerure ayiwe genda bwira Kedi rwose ibintu tubivemo ako siko nanjye numva nangiye kumukunda kuko Okay. So, turasubira mu kanya. sawa bye wewe mushyize hasi fone ishyira hasi mani batubwire bite baramubona sa neza umeze neza no sipashi ubusha mwagiye mureka ibikabyo mu bindi asa umusaza baramuteka wakwambika gutyo murabibona ko nanjye ari kumva nateguye yadishije mbwira impamvu utaje ambwe ngo mbwira nawe uri kurabona ugiye kutubeshya siko nyine impamvu nyine ejo suzi ko se nabwiye ko mfite igisaza gisigaye kinini ndeka ngo igisaza usigaye ukura nawe n'ukuntu abitinyaga ahubwo tugana nyine ejo nari kumwe na Kedi uwuhe Kedi wuhe Kedi muzi ko urabizi ko n'ubundi mwari kuzabimenya niyo mpamvu nahisemo kubibabwira Umugabo wawe muzi nyine uri shuwa Kedi umugabo wa mama wawe are you serious uzabuza abandi kuza. sure ese urumva uri muzima
akunda umunani beza nawe heza akubo mu bundi wumva utekereza nawe si umugabo wa mama we nzi ko ari muzima usigaye ugomba kumwitaho mu kwita ku mugore we gisumba ikibazo ahubwo wikirwa amana w'ubuhunzi batabera barakubeshya ntabwo bareka dukubyemera uri seriye kedi arakurya mvugo yagigiye ese wagiye uba mukuru ntago ari ibintu mani byo gushimira kuri kumwe na kedi njye ndumva nta kibazo kibirimo ariko bomi nawe uri inshuti mbi se gute batabera ndakwingiye uri inshuti yanjye mba nagushuke nta kintu kibi nakubwira nagushuke mbabarira witemera kuri musaza gushuka ni mama usiko byagutandukanya na mere wawe asaza bibwirwa n'iki ntabwo azabimenya azabibwirwa n'iki none se ninde utwika inzu ugahisha umwotsi kuba mu byo kujya wibuka ko ushakanye n'umwana agahera ku mwana wese ujya wibuka ko ubu babonwa n'uhagaze uzahisha kugeza ryari reka imigani ye kigize agakecuru kiyo ngiyo ndakwinginze niba ushaka ko dukomeza kuba inshuti reka wishuka beyira ariko nta kumushuka kurimo beyira atarakubeshya ntabwo wagakwiye kuba uri kumwe na kedi hano hanze hari abasore benshi bagutegereje kandi abasore se bafite iki naho uraza urata abasore noneho umugabo w'umugabo wawe mana abagezweho ni abagabo bararekura umugabo aragukeyaringa ukageza kubebera ntabwo umusore ntakorana kedi ni mwiza kuba ari mwiza ari romantique ariko gukina ntabwo ubona wafungutse wagaruke kuri we akubwira ngo ndagukunda agera mu bwangu aragukunda urumva ikintu ari ikintu kizima ari kukubeshya please ese icyo utumva ni iki ava njyewe namaze gufata umwanzuro pe n'isezi y'akazi na bosi nuko atarabibabwira ariko nzi ko araza kubibabwira ariko ngize ngo bimenye mbere n'inshuti yanjye ngo wabimpuye siko nari nzi yuko uri kwikinira mbese byibuze hari akandi wabonye kazajya kakorohereza oya umuntu muzima arifata agasezera akazi nta kandi yabonye koze wenda niba ibyo wakoze wabitekerejeho nizere ko utazicuza gusa ubwo nyine amahirwe masa oya ntabwo nzicuza nabitekereje bihagije byiza cyane mbese ugiye guhita utaha oya bose nsabye ko nza gusezera bose nsabye ko mbanza gusezera bakoresha kuko urabizi nta n'icyo twavuga kamere mugomba kubasezera shaka gusa ariko hagati aho ngenda babaye pe babajwe n'ikisi kandi avanga erega tubuze umuntu muri ino kampani oya ntabwo ngiye gufirega avanga tuzajya dukomeza dusurane iwanjye urahazi nanjye iwawe ndahazi kandi nawe ku kazi nta kintu byembuza kuhagera ngo usubize n'abandi bagenzi banjye ubwo se ko ari wowe inshuti nagiraga nzajya nganira nanjye nzajya mvugana nawe ibyo ntabwo ari ikibazo igihe ugiye pose igihe umenya akanya gatoya wahamagara nta kibazo twavugana ngiye kuba mu rugo nyine sha oke ubwo nyine nta kundi tuzajya tugenda tuvugana kandi nyine ubwo ngubwo Imana ubwo izaguha kandi kazi kazakorohereza nta kibazo ni ukubisengera bati ndabona akazi kenshi kuraje merci nanjye kaba kamereye nabi ava rero reka ngende sawa ngo turaza kuvugana na hafi hano sawa beyira mu buzima bwanjye ni wowe umuntu wa mbere umpaye ibyishimo birenze sure cyane pe si kuko na mama wataranshimisha kugera kuri uru rwego ntabwo niyumvishwa umwuga wanjye yaba atari hano ya masaha rero shere reka nkubwire ariko si ya magambo ava yambwiye yaba ari ukuri nabigenze nte
gusa umugabo wanjye yabajya mu bagore reka nimuteke gukomeza kubitekerezaho hari ubwo nasize akazi araza kuza tubiganireho ariko se uwamuhamagara oya ariko buriya araza kuza reka mureke njye kureba umwana wanjye usebera we ntiyasinziye ntakiri kuri kamure mbe muganiriza igihe ntegereje papa mfite ubwoba pe humura beyira siko se nabiki humura rwose nta kibazo mama we ntabwo azabimenya dore ko atahabonesha azaza arasaba twarangije ibyacu sibyo What? Umwana wanjye na Kedi? No. Ntabwo mvuga we, ibi ntabwo mbyumva. mbaye mbwa birarangiye ndasenye karabaye Prima mfatanye n'umukobwa we mana yanjye nuko ari shitani itera abagabo nta wundi muntu wakoze bino bintu rwose ntawe ndashobora kuba afite ikibazo gikomeye pe Kedi tambuka kapo sika abantu bose ari bahanze amazi izo nzoga ze ko zikunda iki oya nako umagaye igitaraganya habaye iki Jeff mbaye mbwa pe mbaye mbwa ndagayitse ubaye imbwa ko nta murizo ngubana na se bari isekere sha isekere ahondi nyine Jeff yes wa mwana w'umugore wanjye uramuzi ndamuzi ndamubona uriya mutoya ya ni umugore wanjye dusanganye mugira muteze kandi ariko Jeff nawe gihenge ndakumva umuntu ndamwakaga umwanya buri gihe akambwa ko nta mwanya afite asanze turyamanye yamfashe byarangiye amaraso y'umugore wawe nanjye byanyobeye aho Kedi yaragufashe yemera kwita ku nshingano z'urugo wenyine none reba icyo mwituye ni ukumwangiriza umwana ariko nanjye sinjye nuko ari shitani itera abagabo ntabwo umwana we mwanzi oya ntabwo mwanzi rwose ni ryarari ry'abagabo pe buri gihe naramubwiraga akambwira ngo nta mwanya afite nari gukora iki ubu yikingiranye mu cyuma n'umukobwa ntagishaka kumbona ari kumbona agahunga no byanyobeye ngira inama y'icyo nakora Kedi wahemutse pe genda usabe imbabazi rwose ntabwo umuyambabarira n'ibyo yabonye nkora n'ibyo yasanze nkora ntabwo yambabarira oya wowe genda umusabe imbabazi araza kukubabarira biragoye ndagerageza ariko biragoye pe biragoye ndakubwiza ukuri
ntabwo nyumva kati ntabwo numva ukuntu umwana wakabaye umubera ukamugira inama mbabarira sheri ushobora kumufata ukamusamba kati wayi nagize kwihangana gukeya ndakwinginze mbabarira nanjye n'ukuri sinabishakaga pe oya kibona izamba ntabwo ushobora kubyumva ntabwo mbyumva mu mutwe wanjye yewe nk'iki kirabo wamara cyagiye mwaranjijishaga we n'umwana nanjye sinabishakaga sheri n'ukuri ndakwinginze mbabarira ndakwinginze kibona izamba umwana wanjye ariko kidi karame sheri uretse no kuba ari amahano kuba warafashe umwana wakabaye umubera papa ndakwinginze rwose mbabarira pe urabizi neza ko ari ibintu cyagiranwa n'amategeko kibona izamba ndakwinginze n'ukuri umwana wanjye mami please ninjye wamushutse rwose ninjye please wamushutse nakubereye umwana mubare ninjye wamushutse ndakwinginze babarira mubabarira n'ukuri warangiza ukaza unshukisha indabo mama babarira ariko naragukundaga kandi ndacyagukunda mubabarire rwose ninjye wamushutse n'ubundi iyo nyihoraho nabihanga bibiri bitekamo aka gakobwa ahakuruka genda ufate ibyawe byose ugenda usangira ni gute uryamana n'umugabo wanjye rimwe kabiri gatatu utabibwira nirukanishije none umwana genda kabona kuko